uyu munsi wavuye mu rugo wagiye guhaha, nyuma y'iminsi ibiri ukumva ngo wagiye kugura amata. Ugiye kugura amata se gute kandi wari wavuye mu rugo ejo bundi ngo agiye kugira gute? Oya, gerageza niba wenda tuvuge wenda ushaka kujya nibihe bintu twateka bidatwara umwanya munini ariko kandi bifite intungamubiri nyine bishobora gutuma bo mu rugo rwanjye babona ifunguro rikwiriye. Ukagerageza nyine koroshya whatever works for your family, but have a routine. Having a routine is very important. Icya kabiri ni ukora ibintu bitanu. Ubu ngubu umaze gukora bibiri nsigaje bitatu no kuba watekereza meke mbabwire ibi ngibi byo ngira ngo harimo n'urukundo rw'isi pe. Hari umuntu utajya getting rid of anything. Imyenda yambaraga imyaka 10 ishize cyangwa 7 ishize cyangwa 5 ishize ugasanga uracyayibitse. Hello friend, muraho neza isashimwe ndabasuhuje. Buntu bw'Imana bane namwe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri habits z'umuntu uri organized, habits of an organized woman or an organized mom. I want to give you to share with you few tips za habits z'umuntu uri organized. Ndabizi ko nk'aba mama benshi muri twebwe struggling in this area. Biragoye nyine kuba organized, biragoye kugera ku ntego umuntu aba yihaye. Sometimes hari n'abusanga nyine nta ntego nyine y'umunsi azi, it's just working here and there kugira umunsi urangiye. Sometimes ugasanga hari ibintu by'ingenzi wamisinze. So I thought today I would just give you guys few habits, few tips. Niba ari area struggling-amo, wenda hari ikintu kimwe cyangwa bibiri wakwiga byakugira mu mumaro. So I'll go straight to the points. Ikintu cya mbere cy'umuntu uri organized cyangwa se umuntu ushaka kuba organized agomba kugira ni ikintu bita routine. Kugira routine cyangwa kugira systeme y'uburyo ibintu bikorwa n'igihe bikorerwa. Kugira routine bifasha umumama ndetse bifasha n'abo mu rugo bose kuba productive. Bigabanya akavuyo kuko buri wese abazi what to expect, ikikwiye gukorwa n'igihe gikorerwa. By'umwihariko abana batoya, abantu bagifite abana batoya, abana bakiri batoya, they really foolish on a routine. Niyo mpamvu biri ari ingenzi igihe umwana abyukira, igihe arira, igihe afatira nap, igihe yogera, kuba azi uko umunsi ugenda biramufasha cyane mu buryo akura. So routine ni ingenzi. Mama ushaka kuba organized agomba kugira routine. Iyo tubyutse bishobora kuba ari routine iri simple ariko iri helpful ko abana bamenya ko iyo babyutse bakaraba amaso, bakarya breakfast, mugasomana ijambo ry'Imana. Whatever works for your family, but have a routine. Having a routine is very important. Icya kabiri ni ukugira list y'ibintu ushaka gukora mu munsi. Kugira list y'ibintu byo ushaka gukora buri munsi ni nko kuba ufite road map, cyangwa se tuvuge niba uri mu rugendo kuba ufite Google Map. Niyo nyine ni ishusho ikugaragariza ibigomba gukorwa uyu munsi. So iragufasha rero kugenda udahagarara kuko uzi ibiri bukurikireho. So to do list kandi igufasha kuba motivated. I don't know about you guys, but I love making a to-do list. Nyine birashimisha kuba uvuga uti okay, uyu munsi ndakora ibintu bitanu, ubu ngubu maze gukora bibiri nsigaje bitatu, no kuba watekereza ati okay, use ko nsigaje amasaha 2, ibintu bitatu nsigaje nshobora kubikora muri uyu mwanya n'ikihe cy'ingenzi. Icyo urangije ukagitikinga, it's so very motivating. So I would encourage you gukora list. It doesn't to be a big deal, ariko mu gitondo niba ubyutse kare kora ka list k'ibintu by'ingenzi n'ibintu by'ingenzi uwo munsi, ari ukomesa imyenda, koza abana, guteka. Niba ari ibintu bitanu cyangwa se 10, ariko have a list. Kubera ko hari n'igihe nta list ufite, uraho hari ibintu byinshi bihari ariko like you kind of don't know what should be done next. Ikindi kintu ubundi muco w'umuntu uri organized akwiye kugira meal plan cyangwa se kugira gahunda y'ibyo bakwiye kurya mu rugo. Kugira gahunda y'ibyo uzateka bikugabanyiriza stress yo kubitekerezaho buri munsi. Mama benshi tujya tuvuga ko one of the hardest thing ari kumenya ikintu muri buryo buri munsi, kukikubaza turateka iki, wabo hari wabo udahari, turateka iki. So
having a meal plan rero iragufasha, ifasha nabo mu rugo. Niba hari n'ufite ugufasha guteka nawe iramufasha kumenya icyo muri buryo. So you don't have to complicate it. Ukoresha ibyo ufite mu rugo, be flexible, use what you have. Urebye bihari uvuga uti okay, niki twateka muri iki cyumweru, ukore donc akariste bitewe n'ibihari, bitewe n'iby'Imana yabahaye. Ariko ibyo binagufasha kandi kumenya ibidahari no kumenya uko uhaha. Kuko hari igihe usanga nk'abamama ujya guhaha ukagenda ugahaha ibintu ugasanga uhashye imboga nyinshi, zimwe zirapfuye, izindi bigenze bite, kubera iki? Kuko wahashye utatekereje ku buryo uzabikoreshamo, cyangwa kuko nta meal plan ufite, ugasanga manje guteka ibintu bidapfa aho guhera kubipfa, noneho mukazagera kuri za spinach waguze cyangwa za dodo zaramaze kuma, kubera iki mwagombaga kuziheraho kuko zipfa vuba. So having a meal plan rero ni n'uburyo bwiza bwo kugufasha nyine kuba responsable mu buryo ukoreshamo amafaranga yo guhaha. So ikindi nyine muri iki kintu cya meal plan ni uko ugomba kuzirikana season urimo. Niba ufite abana batoya ukaba udafite umukozi ugufasha, udafite umuntu wo kugufasha guteka, ugomba kugerageza gutekereza uburyo wakoroshya umurimo wawe. So ugomba gukora meal plan ziri realistic nyine, sibyo? Uvuga uti wenda nibihe bintu twateka bidatwara umwanya munini ariko kandi bifite intungamubiri nyine bishobora gutuma bo mu rugo rwanjye babona ifunguro rikwiriye. Ukagerageza nyine koroshya kugira ngo bigabanye akazi kenshi. I hope you guys are getting what I'm saying. Simplify your meal plan bitewe na season urimo y'ubuzima, niba ubikeneye, kugira ngo guteka cyangwa se guteka bye kuba ikintu kiri very stressful, kandi there's a way to do that. Rwose pe reka akagero gato nabaha nuko nari ndi kubivugana n'umushuti wanjye ejo. Hari uburyo nyine ngerageza gukora batch cooking. Tuvugenda niba ari imboga nkaziteka ndi gutekereza ntoke izi mboga dushobora kuziryaho uyu munsi, wenda saa sita nijoro ntituzirye, ejo nkazaziheraho nkongeramo wenda ibindi bintu kugira ngo twongere tuzikoreshe. Just a simple example. Ariko bintwara umwanya muto kuko mba naratekereje mbere, nkategura aho nzahera. Simore neka buri munsi mereye ku busa, aba mfite no gutangiramo hagati. So it's very important to meal plan. Ikindi kugerageza kubyuka mbere y'abana. This one is hard but it's also very important. Nishaka kuba umumama uri organized. Koresha igihe cyawe cya mu gitondo ugaburira ubugingo bwawe. Ubona akanya gatoya ko gusoma ijambo ry'Imana no gusenga mbere yuko umunsi uba crazy, mbere yuko urusaku rutangira, mbere yuko imirimo itangira. Utegura umunsi wawe, aho niho wicara ukafata agapapuro ukandikaho ibintu by'ingenzi ngomba gukora n'ingibo uyu munsi. Ibyo bintu bigabanya stress zo kubyukira rimwe n'abana barira, bamwe bashonje, abandi batangiye kuguhamagara, nawe wenda urashonje, nyine ukahita ubyuka ugatangirana umunsi stress. Iyo ugerageje kubyuka mbere, niyo wabyuka mbere iminota 30, to be honest, biri significant. Iminota yose wabasha kubyukaho mbere y'abana iri very significant. Igufasha gutangira umunsi ufite umutuzo no gusettinga gahunda y'umunsi. Noneho abana babyuka, wenda babyutse mbere cyane ho nakarusho, ushobora no gukora breakfast kugira ngo abana babyuke ibintu biri ku murongo, mutangira umunsi mutuje. Ntabwo umunsi wose urangira gutyo, ariko bisettinga standard of the day. Ikindi tegura umunsi w'ejo uyu munsi. Iki nacyo ni ingenzi cyane. Kugira ngo ubashe kubyuka kare bisaba kuryama kare uyu munsi. Kugira ngo ubashe kuryama kare uyu munsi bisaba kuko inshingano zawe kare, ukirinda guta umwanya. Niba ufite abana bajya ku ishuri, ni byiza ko urebye imyenda bazambara, utekereje icyo bazarya, niba binashoboka ubapfunyikiye niba bisaba ko bapfunyikirwa. Kubera ko iyo ubyutse mu gitondo utatekereje ibi bintu byose, murabizi niba hari abantu bijya bigira sande batatekereje ibintu abana bari bwambare nabo ibyo bari bwambare. Hari abamama usanga agiye yambaye imyenda 3 sande mu gitondo ari bujye mu materaniro, arambara akuremo kubera iki? Ntago yatekereje ku cyo azambara umunsi wabanje. Ugasanga yakererewe ku munsi w'umwami, ukerejwe n'imyambaro. Ibyo rwose ni icyaha bakundwa. Ni byiza gutegura umunsi wawe w'ejo uyu munsi nijoro. Iyo failinze gutegura umunsi wawe gutya, I assure you umunsi ukurikiraho akenshi rwose uri bugende nabi. So niba ushaka kuba umumama uri organized, this is one of the thing you have to take care of. Ikindi,
ntuzikabika imirimo ngo uzayikorera rimwe. Niba ari ukumesa we kurundanya imyenda ngo utegereze ku buryo aho uyibika ntihaba huzuye itangiye kumeneka hasi ari bwo uzamesa. Oya, ibi ngibi bituma nyine uwo munsi wo stress nyine bizizana n'uwo munsi ziba ari nyinshi. We kurundanya imirimo ngo uzayikorera rimwe. Niba nyine do what you have to do today, one day at a time. Buri munsi ukore ibijyanye n'uwo munsi nyine. Ikindi kintu, indi habit nk'abamama bashaka kuba organized dushobora gushyiramo imbaraga ni to declutter regularly. Abantu benshi usanga bafite ahantu mu nzu cyangwa intebe batangira bashyiramo akantu kamwe, ujugunyamo akenda kamwe ukuyemo kubera ko unaniwe udashaka kukajyana kure aho kagenewe kubikwa. Mu minsi mike ugasanga ya ntebe cyangwa hantu ujya ushyira ka kantu kamwe habaye ikirundo kimeze nk'umusozi. Cyangwa se ugasanga umuntu akunda ibintu ku buryo yumva nta kintu yareka. Mureke mbabwire, ibi ngibi byo ngira ngo harimo n'urukundo rw'isi pe. Hari umuntu utajya getting rid of anything. Imyenda yambaraga imyaka 10 ishize cyangwa 7 ishize cyangwa 5 ishize, ugasanga uracyayibitse ntuyambara ngo utegereje ngo uzananuka. Ubuse nunanuka Imana izananirwa kuguha indi myenda? Cyokoze rwose bakundwa, ibi bintu nyine tekereza. None se kuhora ugura ibintu ariko nta na kimwe utanga, inzu yawe wongereye inzu mwubatse nini, none se niba space itariyongereye ariko ugahora urundamo ibintu nta na kimwe gisohoka, utekereza ko nyine akavuyo katazaba kenshi? Decluttering regularly, it's very important, sibyo? Ntacyo bimaze kwirundaho ibintu bidakenewe. Niba ari ibintu bitagikwira abana, biha abandi, blessing abandi, biha abandi. Niba ari ibikoresho byo mu nzu utagikeneye, niba waguze amasafuriya mashyashya, ntabwo ukeneye kugira ayo mashya yose ngo ugire nayo wari usanganywe wahinduye. Nyeretse niba waguze ushaka kongera enda kuko ufite make birumvikana, ariko niba Imana yakublessinze with some of the new things, you need to bless others with some of the things that you have to. Ibyo bintu kugira ibintu bikiya mureke mbabwiye, nanjye I'm not really good at this, I struggle in this area, ariko ngiye nabonye kugira ibintu bike birafasha pe. Kugira ibintu bike birafasha, ntibibe bike by'ubukene kuko wabuze ibyo ukeneye, ahubwo bike by'ingenzi ukeneye. Ariko niba ufite umwenda ushaka kumara amezi 6 utambaye, ukamara umwaka utawambaye, wenda hano da kuko hari imbeho birumvikana, hari imyenda ushaka kumara amezi 6 utambaye kubera ko turi mu mbeho. Ariko niba ushaka kumara umwaka wose utambaye umwenda, nukureka mbabwira uwo mwenda ntukeneye pe. Ibintu byo guhora nyine ubika ibintu, ibiringiti byashaje, ibiki ibyo bintu rwose mu bireke ladies. Ikindi yindi habit y'abantu bari organized ni ugutegura icyumweru cyawe ku cyumweru. Hari umugani w'Abongereza bacu uvuga ngo failing to plan is planning to fail. Niba nta plan ufite, plan urayifite. Kudakora plan ntibikajye bigushuka ko nta plan ufite, ahubwo plan yo ufite niyo gutsindwa nyine, niyo gufailing. The fact that you do not plan anything is a sign that you're not going to achieve anything. Don't fail to plan. Ku cyumweru ufata akanya gatoya nimugoroba urebe ibintu by'ingenzi ugomba kuzakora muri icyo cyumweru. Hari ibintu dukora bya buri munsi, hari n'ibintu bari by'ingenzi. Urugero, niba hari umuvandimwe wenda urwaye ukeneye kujya gusurwa mu bitaro, icyo ni ikintu cy'ingenzi uzakora muri iki cyumweru kuko ntabwo ari ikintu uhora ukora buri munsi. Ikindi, wenda niba ushaka gukora deep cleaning, icyo ntabwo ari ikintu uhora ukora buri munsi, ntabwo uhora woza amadirishya buri munsi. Icyo ni kimwe mu bintu by'ingenzi wenda ushaka gukora muri iki cyumweru. Hanyuma wamaze kureba ibintu by'ingenzi ushaka gukora mu cyumweru, noneho rero niho ujya kuri buri munsi. Kwa mbere ni ibiki nshaka gukora, wenda ukavuga ati ibintu 5 ngomba gukora kwa mbere. Ntabwo buri gihe ari ngombwa ko ibintu byose washyize kuri list birangiza, ariko ni ingenzi ko at least have a plan of what you want to do. Icyanyuma soza ni byinshi, tips there are so many. Icyanyuma nsoza ni gukorera rimwe ibintu bisaba kuva mu rugo, cyangwa se batch errands. Niba wenda tuvuge aho kugira ngo uyu munsi uve mu rugo, hari abantu bagira ayo mafuti, uyu munsi wavuye mu rugo wagiye guhaha, nyuma y'iminsi 2 ukumva ngo agiye kugura amata. Ugiye kugura amata se gute kandi wari wavuye mu rugo ejo bundi ngo agiye kugira gute? Oya, gerageza. Niba wenda tuvuge ushaka kujya guhaha, ejo uzagenda uhahe, nuva guhaha uhita unyura kuri wa mudozi ugufitiye umwenda ufate,
numara kuwufata unyure ku matu yatahane, sibyo? Ibyo birafashije kuruta kujya guhaha utahe nimugoroba wongera uve mu rugo ngo ugiye gutora umwenda ku mudozi, ejo uzongera uve mu rugo ngo ugiye kugura amata kandi wagombaga kuyatahana uyu munsi kugira ngo ejo utagenda. So gukorera ibintu bimwe bituma uva mu rugo rimwe, it saves you time kandi nyine bigufasha of course bitewe nyine na transport ukoresha, it's a way of saving. Kuko niba atari ahantu ugenda n'ibirenge guri no profitamo agasiporo uko uhora ugenda, niba utwara imodoka cyangwa niba utegana amafaranga ubugendesha. So those are some of the habits that I wanted to share with you, especially moms. Ndabizi ko tuba dukeneye nyine help in this area. Ikindi kintu nashakaga kubinga, hari akantu mperutse gusoma karanshimishije, I've been trying to practice it and it's been really a blessing. Karavugaga ngo ikintu gishobora gukorwa mu minota 5 gihe tugikora ako kanya. Aka kantu ntabwo mwakumva ukuntu kari ko kumfasha. Ikintu gishobora gukorwa mu minota 5 gihe tugikora ako kanya. Ni bangahe muri mwebwe bajya wenda tuvuge bamara kogera muri douche bakabona wenda nka sink irasa nabi yo muri douche, ariko ukavuga uti nzayikora kwa gatandatu? Mureke mbabwire, uzi ko koza sink no guhanagura miruware bitwara nk'iminota 2. Uri kuvuga nari biri vuba. Iyo uhise ubikorera ako kanya ubu birangije, kandi ayashura ya minota 2 nta kindi kintu wari kuyikoramo gikomeye. Ariko iyo yogejemo sink ukayanaguramo na miruware ubukoza akantu. Ikindi, niba wamesha imyenda kuyanura, ntabwo mvuze kuyizinga, kuyanura bisabye iminota ingahe? Ntabwo 5 yarenga. Abakoresha za laundries kuyikura muri washing machine ukayishyira muri drying machine bitwara iminota ingahe? Ni mike. Ariko tubwizanye ukuri, si ari igihe irazamo simply kubera ko nyine utayikuyemo, mbese wabigize task igomba gukorwa, yet it won't take much of your time, just 2 minutes. Ako kantu rero nako nyine I've been practicing it, karamfashije. Iminota 5 ni mike, ariko rwose hari ikintu nshaka kuyikoramo. Tuvuge niba mwaririye ku meza muri salle à manger, kwandurura gukura ibyombo kuri salle à manger guhanagura imeza, mostly it won't take more than 5 minutes. Making your bed, it won't take more than 5 minutes. Those things that can be done, changing, ugahindura ugakuramo amapinjama mu gitondo, ugakaraba mu maso, ukambara imyenda y'umunsi, ntabwo bitwara iminota 5. Ariko hari igihe wirirwa usa nabi simply because you couldn't invest 5 minutes in that activity. Ako kantu karamfashije, I've been practicing it. Iyo mbonye akantu mutavuga ati akantu katwara iminota 5, ndabona katayirenza, ngahita nkakora kaba kavuye mu nzira. Siko haje rero abamama, nibyo nashakaga kubasangiza. Of course n'abakobwa, you may learn something from this. Tuzasubira nakagaruka. Imana ibahe umugisha.